aho isi igeze navuga ko hateye ubwoba. Uyu munsi nimba tubona amadarapo y'abatinganyi azamurwa mu rusengero, ntitumenye ikibyihishe inyuma. Abakristo nabo yewe basengeye muri urwo rusengero ntibamenye se byagenze bite, niki cyabaye, kubera iki umunsi wacu twasenzeho uyu munsi uri kuvugwa cyane mu itangazamakuru byagenze bite. Yewe abenshi nta nubwo baba bazi ese idarapo ry'abatinganyi rimeze rite. Tugiye kugaruka rero ku makuru aherutse kuvugwa muri ADEPR yo kuzamura idarapo ry'abatinganyi mu rusengero bari bari gusengeramo. Turebe ese birakwiye ko idarapo ry'abatinganyi rizamurwa mu rusengero abantu baza gusengeramo biteze ko ari ahantu ho kubohokera, ari ahantu ho kugira ngo bamere neza basabane n'Imana, nyamara tukabonamo ayo mahano aba yagiye akorwa. Byagenze bite ngo amahano nk'ayo ngayo akorwe mu rusengero rwa ADEPR? Ntabwo navuga ko ari ADEPR muri rusange, ariko ni rumwe mu rusengero rwa ADEPR rwabayemo ibyo ngibyo, bikaba byarakomeje kuvugisha abantu benshi babigarukaho. Ese birakwiye ko idarapo ry'abatinganyi rizamurwa mu rusengero? Ese koko isi yabigeze ku mpera zayo nk'uko abapasiteri benshi bakomeje kugenda babihanura? Amakuru utamenye kuri iri darapo, byinshi utamenye, ndabikuzaniye hano kuri Star Galaxy TV. Byagenze bite ngo aya mahano akorerwe mu rusengero? Ese uyu warimanitse yinjiye mu rusengero arinda akomeza arenga abadiyakoni agera imbere aho pasiteri ari, nawe urabona ko afite iri darapo? Byagenze bite ngo rimanikwe? I Rubavu ibintu bikomeje gufata indi ntera. Icyitwa ubusambanyi nacyo cyazamuye idarapo. Ndaza kukumvisha amakuru menshi ajyanye n'ibi ngibi. Iyi ni Star Galaxy TV. Njye nitwa Kebrice Umugwaneza, bahaye ikaze. Tese banyangotunga meke cyaruta umuntu, mbatehe n'imbabazi rusange, mbateze umusangira ngendo n'umusokoro, kwahuwe n'igendwe rurandamutsa, kuki wandamukiye utansi nkumva ndanyuzwe, yuzuye urukundo. Sinzi nimba ari ubukene, sinzi nimba ari ubupfapfa, gusa icyo nemera kuri ibi byakozwe muri urusengero rwa ADEPR ni uko ari amahano. Abenshi bakomeje kugenda babivugaho bitandukanye, ariko nyemerera nkwerekeze kuri aya makuru ajyanye n'aba bantu bo muri ADEPR. Bombori muri ADEPR, nyuma yaho hagaragajwe ikirango cya gitinganyi. Ubu ngubu abayobozi babuze aho bacana ayo bamenya. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko ari ADEPR muri rusange, gusa ibyabaye byateje impagarara haba kuri social media, haba ndetse no ku bantu bamenye nyine aya makuru. Hari bamwe bavuga ko ibi ngibi byabaye byaragateguro kakozwe n'umupasiteri ngo kugira ngo yibonere amafaranga. Niyo mpamvu rero ngiye kukumvisha rino jwi, amajwi y'ibanga n'umuntu utashatse kwivuga, ariko umva icyo yabivuzeho. Mbere na mbere nabanza mbisegure, sinabasha kuvuga imyirondoro yanjye. Ndi umukristo wo muri rwa rusengero rwabereyemo amahano bakazamuraho amadarapo y'abatinganyi. Ni ukuvuga ngo biriya bintu ni ibintu byapanzwe na pasiteri n'uriya muzungu, kuko uriya muzungu ntabwo ari bo bwa mbere yarasengeye mu rusengero rwacu. Ni kenshi cyane yajyaga aza akajya anaganira na pasiteri, na mbere yaho yuko biriya bintu bijya kuba babanje kuganira. Ahubwo nuko abantu benshi bari kwita ku ntuza kuri la darapo yazamuye, hari n'irindi darapo ryari riri kuri bafure. Mu by'ukuri hari bamwe bagendera mu kigare batamenye ikijya mbere, ukagenda mu rusengero nyamara wowe ufite gahunda yo kujya kubohoka, yo kujya gusabana n'Imana, ariko ukaza kubona nyine ibintu nk'ibi byakorewe mu rusengero. Ntabwo uzi icyabaye, ntabwo uzi impamvu
ikibazo rero nababwiye ngo aho isi iri kwerekeza, ubukene abaturage bafite, abapasiteri ngira ngo murabyihanurira muvuga ko isi iri kugana ahantu habi cyane. Reka nkumvishe nk'uyu mupasiteri. Ikintu kigiye kubaho gikabije ku muvuduko uri hejuru. Cyambere abantu bagiye gutoroka igihugu kubera inzara. Icya kabiri, aya madamu ubona abantu bashoreye imbere zabo, ugiye kujya uhura n'umuntu uvuga uti wabaye iki, warwaye ryari, byakugendekeye bite. Hagiye kubaho inzara mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abataye intara z'iwabo ngo ntibashaka kuba mu byaro, ngo Kigali bazayisohokamo ngo imbunda ivuze. Ndahiye Imana nkorera nta mbundi izavuga, baratashye. Ahubwo abatakaga ngo imodoka zabuze biyakire, bashaka amapine yazo zitagikora, babe bakoramwo za rugabire. Uravuga uti hazabaho, bazabona ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni iki? Cyakibona abantu bazirika ibisenge, kuko ibintu byinshi bitubatswe n'amaboko y'Imana bizaca mu myanya y'intoki y'abantu. Hazabaho imvura igihugu kitigeze kubona kuva u Rwanda rubayeho. Niyo mvura izaba iguye muri uyu mwaka, noneho ibintu izakukumukana. Yes, nicyo yavugaga ahangaha, ni nabyo tugiye guhuza n'ibyabaye muri uru rusengero. Uyu mupasiteri nk'uko mubyumvise agarutse ku kintu bita ubukene. Abantu benshi bazabaho uku nguku. Niwe uri kubihanura, avuze ko ari kubihanura, ntashaka kwamamara, ntabwo bihanuye ngo ashake kwamamara. Ariko nanone nkavuga nti iyo adashaka kwamamara ntabwo ari kubivugira ku itangazamakuru, ntabwo yabivugira ku itangazamakuru. Ariko wenda ibyo si byo ngiye kugarukaho. Aravuze ati abantu benshi bazakena. Nimba ari kwavuze tukaba twabonye rumwe mu rusengero rwa ADPR bigenze uku nguku, bakazamura idarapo mu rusengero, nyuma tukaza kutohoza amakuru avuga ko uyu mupasiteri wakoze ibingibi bwari mu buryo bwo kugira ngo yibonere amafaranga. Ibi nyine se bwaba ari bwa bukene, bwaba ari bwa bukene uyu mupasiteri yavugaga. Buri wese nyine afite ukuntu ari kubibona. Gusa nanone tukibaza nimba koko atari ubukene, nimba atari ubukene, uyu muzungu winjiye mu rusengero kampemu, ni n'umuzungu, akinjira mu rusengero afite idarapo ry'ubutinganyi, agakomeza akarenga abadiyakoni, akagera imbere. Dufite n'amakuru y'uko yari amadarapo abiri, rimwe ryari riri kuri bafure, irindi arifite mu ntoki akarizamura. Byaba bisobanuye iki? Njyewe ko mbyumva nyine ndumva ari nk'amafaranga nyine n'ubundi bari uyu mupasiteri yashakaga gukorera nk'uko amakuru twamenye abitubwira. So icyabaye rero, amwe mu makuru twamenye atariho ivumbi, uyu mupasiteri wari uri kubwiriza muri uru rusengero, ukurikije situwasiyo cyangwa se aho isi igeze mu bijyanye n'ubukungu, abantu benshi bari gutaka amafaranga. Ibiciro byaruriye mu bice bitandukanye by'isi, yewe na hano iwacu mu Rwanda ibiciro byaruriye, dore ko ibi ngibi ari naho byabaye. Kuzamura idarapo muri uru rusengero ni ibintu byari byateguwe n'uyu mupasiteri. Umupasiteri navuga ko yakoze amahano ku mbuga nkoranyambaga, social media hose barimo baramuvuga, arimo haravugwa iyi nkuru y'umupasiteri. Ariko nanone reka twibaze, ese koko birakwiye ko tubona amadarapo azamuka? Ntawamenya rero, wasanga ari amahitamo ye. Iyi ni Star Galaxy TV, nitwa Kebrice Umugwaneza. Amakuru aba ari menshi cyane. Urusengero rwa ADPR nkuko bikomeje kugenda bivugwa ko ari agateguro karwo, ariko ADPR ikaba yamaganiye kure ibyabaye muri urwo rusengero, nayo ivuga ko ari amahano. Hari n'ibihano bikomeye igiye gufatira iyo ADPR ndetse n'uwo mupasiteri wateje impagarara, wakoze amahano. Bintu nyine byabaye byinshi, ariko twibaze binadusigire isomo rikomeye cyane. Ese koko birakwiye ko
impamvu z'amafaranga, impamvu zo gushaka amafaranga zidukoresha ibidakwiye mu gihe kidakwiye. Reka dutekereze inshuro nyinshi zirenze imwe kugira ngo tugende kubaho kwacu byuzuye. Ubukene bwe kudukoresha amakosa, tutazisanga twaguye mu bintu tutabasha kwikuramo kubera ubukene, kubera gushaka amafaranga. We never know. Shikora ubundi ibintu birekera Imana. Ejo ushobora gutera imbere ukabona ayo mafaranga washakaga, ukabona ibyo ngibyo washakaga, aho kugira ngo ukore icyo nakwita amahano mu rwego rwo kugira ngo ushake amafaranga. Icyambere, utumye abakristo bagwa mu mutego w'abandi bantu babavugaho ibintu byinshi bitandukanye kubera wowe. Ntabwo mu by'ukuri navuga ko ari ibintu bikwiye. Hari bamwe mu bakozi b'Imana nabonye bavuga ko bidakwiye, gusa nanone hakaba abandi bavuga ko hari abakozi, hari abiyita abakozi b'Imana bagakora amabara kugira ngo inyamara basenye uyu murimo, kugira ngo bashyire uyu murimo hasi, kugira ngo bakoze isoni iby'uyu murimo. So ibyo rero bidusigira isomo, bisigira isomo abakristo bakomeye, abakristo basanzwe. Mujya gusenga nyine muzi ko mugiye kubohoka, nyamara mukasanga ntago muri buhabohokere, ahubwo hari butume mucumura. Rero bibasigire isomo. Iki gihe turimo rero ibintu ntago byoroshye. Umva nk'uyu munyamakuru Scovia icyo yavuze kuri ubusambanyi buri kubera mu karere ka Rubavu. Mpuzabitsina yakorerwaga muri uwo mujyi wa Rubavu yababivuga nk'imbunda. Abaturage bari bubyuke bose bageze Musanze bahunga urusaku rw'iyo mibonano, iyo ziba ibivuga nk'imbunda. Ahubwo igihari, reka twe kurebera gukora imibonano mpuzabitsina nk'ikibazo gikomeye, ahubwo turebere ngo ukora imibonano mpuzabitsina ryari, nande, gute. Kuko ahisi igeze guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina ntibikunda. Uzarwana urwo rugamba nta uwazapfa azapfa nta numenye ko hari icyo yarukozeho. So ibi byo nta kintu navuga mbivugaho kidasanzwe, ngira ngo mwabyumvise icyo bivuzeho. Gusa wenda icyo bivuzeho ni ibintu byumvikana, mwese mwakakwiye nyine kumva, ariko twibaze ese koko birakwiye? Ni igihe turimo mu by'ukuri nta cyakorwa kugira ngo bihagarare, ariko mureke nyine tube maso, turebe, dukore ibikwiye gukorwa, bimwe bibeho bidusigire isomo. Buriya narababwiye ngo nta muntu mubi ku buryo ataguhereza ijambo ryahindura ubuzima, ariko se dutekereze inshuro nyinshi. Uyu munsi isi yose iri guhangana n'ikibazo cy'ubukungu. Abaturage benshi bari gutaka ikibazo cy'inzara, bari gutaka ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku masoko amwe n'amwe atandukanye. Bidusigira isomo rero, dukore iki kugira ngo turwanye ibyo byose, tubeho mu munezero, tubeho dutekanye. Iyi ni Star Galaxy TV. Mu kiganiro gitaha tuzagaruka kuri uyu musaza ukomeje gusetsa abantu benshi. Ese banyangotunga n'iki cyaruta umuntu, mbatehe n'imbabazi rusange, mbateze umusangira ngendo n'umusokoro, kwahuwe n'igendwe rurandamutsa, kuki wandamutse utansi nkumva ndanyuzwe, yuzuye urukundo. So rero ngayo nguko rero, kora subscribe hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Kebrice Umugwaneza, nyemerera tubane mu yandi makuru. Wakoze kuntiza umwanya wawe, wakoze kuntiza igihe cyawe. Harika amavuta ndumva yawe biri nango sima mushakira ahantu hari abarwayi, nimba ari wapfuye ndumva amavuta ndumva namuzu yeah piti kosa mandi kawota piri